guys, mumeze neza turabashubuje mu izina rya Yesu aho mumereye hose nkuko bisanzwe. Rero ni mwarimu mbangutse mugarukanye kwiga igisirimba. Noneho uyu munsi rero ikintu twateguye tugiye kwiga gukora akantu k'agapadi mu gisirimba. Ngira ngo murabibonye aka kantu ntange ncuranga n'indirimbo baza bakunda kuririmba, ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka mu butayu. Ngira ngo murayizi, niyo tugiye kureba ukuntu dukoramo padi. Iyi padi ziba nziza mu gisirimba tugiye kureba ukuntu baza bayikora. Noneho ndabigisha ukuntu bayikora just imicurangire, noneho mbereke n'uburyo just bakora abantu batazi gucura padi, inzira batazi, abatabizi tugiye kubereka ko babikora. Nongera kwibutsa ko abantu baza bansaba urubuga nararukoze. Mu nyandikire kuri nomero yanje inza nkunda kuyivuga 0793737052. Muze kunyandikira kuri WhatsApp yanje umuntu ushaka kurwinjiramo name mushiramo. Nongera gushishikariza buri muntu wese utarakora subscribe afunguye iyi video ari ubwa mbere kuri Rwamika TV. Umuntu utarayifungura subscribe, niba ari bukibona iyi video bwa mbere akora subscribe, nurangiza ufungura inzogera kugira ngo amasomo tuzajya dukora yose azoza kugeraho uri uwa mbere. Hanyuma n'abakoze subscribe bose turabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. None icyo mbasaba murebe video irangire mukurikirane. Twatangiye noneho ijwi ngiye gukoresha. Icyitonderwa iyo ugiye gutangira gucura padi ugomba kuba wasetinze muri right 1 apana muri right 2. Hari abantu baza bakorera muri right 2. Niba ijwi ugiye gukoreramo wari setinze muri right 2 biba byapfuye. Zuri settinga muri right 1. Noneho njewe inza nkunda kubabwira hari ijwi bita stereo bakura muri strings. Rero niryo twakoresheje hano kuri right 1. Tugiye sasa noneho tugiye kureba ukuntu twacura padi. Padi ingoma y'igisirimba woshiramo iyo ushaka yose bitewe niyo wahawe. Sasa tugiye gutangira. Turahera hano kuri turakanda hano kuri digital recording. Murabibona nitumara gukandaho. Yes, hari amapiano abatandukanye ariko amapiano menshi abasite hanga digital recording. Hantu uzuca nyine bakakwereka hano. Hari abatafite bigasaba ngombwa ko baca ku ma function za 750. Ugaca ku ma function none bazaba kwereka song creator, style creator. Ndasaba cameraman bigaragaze muri tableau. Barakwereka song creator, style creator, multipad creator. Tuhite dukanda kuri multipad creator. Nitumara gukanda kuri multipad creator barazana pad 1, pad 2, pad 3, pad 4 kuko nizo zibaho hano. Ngira ngo murazibona. Murazibona 1 2 3 4. Mwazibonye. Noneho ku stoppinga na kuri stop. Tugaruke muri tableau kuri noneho kubera ko tugiye gukora ikintu gishasha ukanda new back. Ngira ngo urareba handitse new back, uhita ukoraho kuri new back. Kera twakozeho barakwereka hano kuri record wayibonye. Iyo umaze gukora new back gutya wayikozeho ugiye gutangira sasa uhita ukora record ugakandaho. Kera ugahita ushiramo beat. Noneho twatangiye ubu nshyizemo beat tugiye kuri recording. Kansaba cameraman none hagaragaza hano. Mise nkora ahantu handitse stop. Ukimara kuri codinga hantu hale record hahita hazaho stop. Iyo ukoze kuri stop nibwo record igarukamo. Hari ahantu muri tableau bahita bakoreka kuri stop ukoraho ubwo byarangiye. Sasa noneho ntago turasavinga.
hari undi muntu waza umbaza ngo ni gute umuntu yokorera repeat pad, kwa kundi uzushiramo pad ikavuga yarangiza ikarangira bigasaba ko wongera ugatangira hano kuri multipad control. Si ngombwa kugaruka hano kuri multipad control, utarayisevinga ikintu uzakora uhita uyikorera repeat kugira ngo izo zirangira yisubiramo. Urareba hano kuri repeat muri tableau, kansari cameraman bigaragaze hano kuri repeat iri off, twayikoreye muri 1 twose urareba turi off. Niba wayikoreye muri rimwe uzamura hano i repeat ukayigira on, mureba ko nyisize on. Warangiza ugahita uza hano kuri save, ngira ngo save murayireba, ugahita ukanda kuri save. Warangiza bakakwereka hano, ugahita ugaruka hano ugakora save. Sasa none tugiye kwandika izina, barakwereka ko bazanye ni new back, ni ikintu gishasha. Hano muri tableau harimo new back, tugiye gusebamo new back. Niturangiza ukora hano kuri delete byose ukabimaramo, ukandikaho izina ushaka. Ukoresha aya ma alphabet, urareba hariho A B C D E F gukomeza. Urugero tugiye gushyiraho wenda ABC, uza wandika uko ushaka, washatse washyiraho izina ryawe, washyiraho iryundi. Tugiye gushyiraho wenda E na T, reka twemeze E na T. Nurangiza bazakwereka hano OK, uzahita ukanda hano kuri OK hejuru, ukandeho loading kera pad zabayigezemo, kandi izabayigezemo yakorewe repeat. Pad ntituyikoze, noneho ya majwi tuzama tuyakuramo, ya sero twari twakoresheje turayikuramo, dushyiremo wenda dushyiremo stage. Ushobora gukanda hano kuri piano ukayibona, ugakaragamo hano, dore ngiyi stage EP. Wibuke ko pad twarangije kuyirecordinga, tugiye kuyishyiramo noneho twumve. Kubera ko twatangiye na recordinze ntinda gucuranga, nayo irazitinze, muraza kwihangana. Tugiye gushyiramo beat sasa rero kugira ngo izemo. Ubwiraje mukanya kubera ko igiye kujyamo, kuko natangiye kurecordinga ntize. Urumva ko yagezemo pad, noneho wasaka ugacurangiramo ibindi usanga. Igiye kwisubizamo kubera ko irarangiye, ariko kubera ko twakoze repeat urumva ko yisubijemo nyine. Ntabwo ari ngombwa kugaruka hano kuri multipad control. Noneho tutarasoza tugiye kureba noneho utuntu wacurangira muri iyi pad. Nurangiza kuyirecordinga ntuzayerekeramo gusa ngo ngirangize yicurange, uzoyishiramo. Nimara kujamo tugiye kureba akantu k'akabaze wazajya uyikoreramo nyine ujyanirana nayo. Ndasaba cameraman noneho aze kugaragaza ku ruhande rwa left ibumoso base. Nukuyishyiramo hano kuri multipad ya mbere. Irajejemo mukanya, urayumva ko yagezemo. Noneho uwo ugaragaze hano,
murabibona murareba ukuntu nigira nyine uzoza ugenda ujyana nayo ukubita gutya guys, kadusoreza ahangaha noneho mubanze just mufate gukora ipadi uzayicurangiremo ibyo hawe. Irindi somo ndibuze gushiraho ejo cyangwa ejo bundi nzashiraho buri munsi yocuranga amabaze meza. Sawa sandi cyane, Imana yo mwijuru heza umugisha.